ni ukuvuga ngo ya application twadownloadingaga imaze kujya muri telefone yo bita stati saver. Hano tugiye kuyifungura. Guys, nze ko kandi subscribe niba ikintu kibazo ufite wifuza ko twazagufasha cyangwa twazagusobanurira ubyandike muri comment. Audio Jungle. Download cyangwa washyira video n'amafoto bigiye kuri stati ya WhatsApp muri telefone yawe ukajya ubireba. Hari ukuntu kenshi ura stati y'umuntu ukumva ukunze video yashyize ukibaza ukuntu washyira kuri WhatsApp, washyira kuri telefone yawe cyangwa washyira kuri stati ya WhatsApp yawe bikakuyobera. Muri no video ngiye kuri ukuntu washyira stati za WhatsApp muri telefone yawe yaba ari amafoto cyangwa ibindi. Katutangire intambwe ku yindi. Giye mugiye kubana nitwa Eddie Creators, kaba ari Simbi Media TV. Kwa ngo nta kindi uzakora, uzajya kuri Play Store cyangwa App Store usanzwe ukoresha, urangiza ugiye muri research kandi store yawe, nurangiza ujyana muri research, urangiza hano hejuru wandike stati saver. Gutya uri kureba kuri screen yawe uzamanuka uze downloading ino yitwa stati saver video save. Niyo nziza kandi ya downloadizwa n'abantu benshi cyane, miliyoni 10 urumva n'abantu benshi. Mara kwidownloadinga umaze kujya muri telefone. Vuga ngo ya application twadownloadingaga imaze kujya muri telefone yo bita stati saver. Hano tugiye kuyifungura. Guys, nze ko kandi subscribe niba ikintu kibazo ufite wifuza ko twazagufasha cyangwa twazagusobanurira ubyandike muri comment. Uko nzabikora nari ko uzagenda ubikora step by step kugeza umaze kuyishyira muri telefone yawe cyangwa ukoze ibyo ushaka. Nk'utse ko turi kureba ukuntu wasavinga stati za WhatsApp muri telefone yawe cyangwa washyira stati za WhatsApp muri telefone yawe. Mbona ko nurangiza guys, ubona ko zino stati za WhatsApp ngo inoza hari ushobora gukoresha WhatsApp isanzwe cyangwa WhatsApp business, byose biri muri no video ya. Ubona ko hano hambere uzayengukira hari image, akabiri hari video. Yes, bo ngo kuntu bizakora niba ushaka kureba cyangwa ku downloadinga nka video ya WhatsApp y'umuntu, uzafungura nyine WhatsApp yawe usanzwe ukoresha, nurangiza kuyifungura yes ugende urebe stati ziwe cyangwa nyine za video uzirebe, niba ari video nyine wifuza gukuraho cyangwa ari amafoto. Kwa ngo uko ubireba nyine bigenda bikisevinga hariya kuri stati. Umugabo ni ukuvuga ngo ya video maze kuyikunda usubira kuri stati saver mu gihe nyine amaze kuyireba hariya. Kuvuga ngo itijya kuri stati saver, mangiza ukaza ugafungura stati saver yawe. Yes guys, nizere ko kandi subscribe n'utarakanda subscribe byaba bibabaje kuko amasomo nk'aya ngaya nakajye agucika. Bo kuvuga ngo biterwa wenda niba ari WhatsApp isanzwe cyangwa ari business WhatsApp. Na business uzikanda hano hakabiri uzifite wenda arebye nako video zahita zisavinga ruje kuri video. Angiza nka video ushaka uze ukane kuri kano kantu kari icyatsi wi downloading, cyangwa ushobora no kuyifungura n'urugero gutya ukayifungura maze ukananditse save. Kwango itayisavinga ikajya kuri telefone yawe. N'amafoto nuko uzana kuri image naho ukagenda ukareba nk'ifoto wenda runaka ushaka ukaza ukananditse save. Ndagushimira twabanye muri no video, niba ntacyo bigutwaye kandi subscribe na video ifuza ko twazagukorera byandike muri comment. Ni Simbi Media TV cyane kwiza.